Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Ese umuto, uyu mwana ko kuva nagira hano ntarumva arira. Ariko Mugisha, ntujye ubura urwenya. Gusa urashaka kumva umwana arira koko? Oya, wenda si uko nifuza ko yarira, gusa iyo agahinja kari kurira mbona biteye imbabazi. Aha, sinzi uko byagenze. Ubundi abandi iyo umukozi ararira, kumuhoza bikagorana. Umuto, nyine unyihanganire, dore iminsi ishize ubyaye ntaraza kukureba. Aho dukorera hariya akazi kari karatubanye ibamba. Noneho urabyumva ko ari nanjye ushinzwe abakozi, ni ugukora ubudahumeka. Mugisha, uhumura si ngombwa kwiregura utyo. Sinakurenganya, kuko na se w'umwana ntarakandagira. Umuto, ko mbona amarira azenze mu maso se, ni uko urihanganye. Shima Imana ko wabonye umwana muzima, nawe kandi ukaba ukiriho nyuma y'ibibazo byose waciyemo. Kandi narabikubwiye, ubuzima bwawe buzaba bwiza umuto. Mugisha, nuko nabashije kubagira nk'inshuti zanjye, nkagira na papa wamfashije akamba hafi, ndetse na mukecuru Valeri. Ariko iyo mutahaba ubanza nari kwimanika pe. Umuto, uramenye rwose mu magambo uvuga iryo kwiyahura ujye urikuramo. Wejye wumva ko ahazaza hawe ari heza, ibindi birekera Imana. None se umuto, harabura iki ngo babasezerere ko Muringa yari yambwiye ko mutazatinda hano? Uko biri kose ejo ntabwo tuzarara aha Mugisha. Ubwo rero nzanyura iwanyu mvuye ku kazi, ntabwo nabona uko nza kuguherekeza amahuje yanyirenze. Mugisha, ibyo ntibizaguhangayikisha. Icya mbere ni akazi, ibindi bizaza nyuma. Aha, umuto, byari kuzambera byiza iyo mba mpari tukakugeza mu rugo, kubera kwerega buriya. Oya nako, ahubwo se Umuringa wagiye kwanika ko ataza ngo tujyane, kandi mabuja yari yambwiye ko azatangira akazi muri iyi minsi. Umuringa w'akazi ashobora kuzagatangira ejo, numvise ariko ambwira. Wa mugana ariko nibyo, azabanza kugeze mu rugo ubundi abone kuza mu kazi. Ariko se be, utambeshe, izo story nizo zatumye umbwira ngo ni nyabyano mbere yuko njya mu kazi mani? Shaka iki? Ejo navuye gusura Odile kwa muganga. Ndagushaka ahantu hose ndakubona. Gusa nimugoroba bwo nutaha, nta handi wemerewe kujya tudahoye. Nshaka kukugurira icyo kurya n'icyo kunywa wahaga akaba ari gutaha. Aha, kora harata. Icyo kinyarwanda cyo kunsekesha nyumva neza. None se Ben, ubundi muri make byagenze bite? Nyine Kiki, naragiye mbwira Daria ko mfitiye Odile surprise. Musaba ko abimfashamo. Daria nawe abyitwaramo neza. Ku buryo Odile namuhingutseho yarapfutse agatambaro mu maso. Umusa, ko numva mwari mwateguye? Ceceka se maze inkuru nyirangize. Nuko Odile yikuyeho agatambaro rero abambonye imbere ye. Ntumbwire ko amaso ye yahise yuzura ibinyenyeri se. Umva Kiki nawe yahise angwa mu bundi ararira. Ndamuhoza, ari nako mubwira ya magambo wari wamaye. Dore umwana ngo aratwarwa rero. Kiki, nako ibindi turabiganiraho nimugoroba ajya mu kazi k'abandi. Ahubwo se mwana be, ko Maniga y'ubu ntazi ukuntu yabaye, uguze mukiza ibintu yakoze ejo mani? Mukiza se mwahuriye he Kiki? Aha, mwana, twajyanye kwaka akazi. Nje kuko ndi umusuderi akanjye ngacakira mbere. Bamubajije akashaka, ati mundebera akazi keza nyine k'umuntu w'umugabo. Umugisha mubwiye ko akazi gahari ak'ikiyede, jama mbona ariko bisaragiye ngo baramusuzuguye. Ariko se Mukiza ko numva ari umwiyemezi. Ubwo azi ko niba hari n'udufaranga yakuye mu burengerazuba tutazamushirana. Aha, Ben ni birebire. Gusa ubwo turaza kubiganiraho goroba. Reka nceho tu. Ntari Kiki. Gusa nimugoroba ntiwibagirwe. Umutima uke, ni ukuri mbabarira no kuneze kundakarira, kuko ibyo naraye nkubwiye ni ukuri. Ariko muke, ngo ubona ibintu mbwira bitarimo amacenga, ni ukuri mbona ubuzima bwawe bwuzuye amayobera. Usibye ko nagukunze uruzira uburyarya,
ariko ubundi ibi byose kubyihanganira biragoye. mutima uke nk'uko nabikubwiye iriya myenda niyo umugore wabaga ahandi igenda naragiye mu burengerazuba. Ubushize rero nkubwira ko araza kuyitwara burya byarangiye ataje. Mbuze uko mbigenza nyishyira hariya munsi y'urugo. Sheri, wikwirirwa wisobanura nabyumvise. Ariko nawe urabyumva sinabyakira aka kanya. Sinzi impamvu umutima urimo kumbwira ko harimo ikindi kibazo ntazi. Ahubwo se sheri, ko numvise umbwira ko utwite, ubwo si ngombwa ko wajya kwisuzumisha bakamenya uko ubuzima bw'umwana buhagaze bagatangira kumukurikirana hakiri kare? Ibyo si ikibazo Sheri, gusa bivuga ko dukwiye kujyana. Byaba byiza muganga duhereye amabwiriza hamwe tugafatanya kuyashyira mu bikorwa. Kujyana nawe se ugira ngo hari ikibazo? Nzakubwira muri iyi minsi rwose tujyeyo. Ahubwo Sheri, nibagiye kukubaza. Cyagiye ujya kwa mukecuru ko numvise avuga cyane, byari bigenze bite? Sibyo mba nkubwira se ko ntacyo ntakora ku bwawe. Burya mama namubwiye ko akwiye kukwitondera agahagarika kuza guteza akavuyo hano ashaka kumbwira nabi. Nibwo byarangiye dushwanye rero. Burya yari arimo kwitotomba ngo muki nta n'isoni, niho mbwiye utyo koko. Sheri, noneho nemeye ko nkunda bidasubirwaho. Kuba waremeye gutandukana na mama wawe ku bwanjye, umbabarire mugabo mwiza. Hari ubwo ngushidikanyaho bitewe n'ibiba birimo kuba. Sheri, humura nta kibazo kandi humure ntazongera kugaruka. Ubu rero hari ahantu ngiye gusaba akazi na reka ngereyo ndebe uko bakampa, ubwo turavugana ngarutse. Yego mugabo wanjye, kandi mwifurije amahirwe mu byo ugiyemo. Sebujeni, iyo uba wicaye kuri ako gasambi tukaba tuganira ma, ubwo urakomeza uhagarare, uwo mugongo urawubona? Ayiwe, ariko umugongo uzamitana neza neza. Niko se Valeri, ngo wafashwe ute? Ujeni yasugira ngo ewe aho umutindi yanitse ntiriva. None se byakugendekeye bite Valeri? Barakurogeye se ko amarozi y'ino atazatuma tumara kabiri? Ese ugira ngo hari aho bitaniye n'uburozi Bujeni? Dore umuhungu wanjye mu kizu urabizi mu minsi ishize yagize atya bateye inda umukobwa wa Mutabazi. Ndabizi warabimbwiye. Mwambwiye se ko ahubwo basigaye babana? Yego ko Bujeniya, uzi ko uheruka inzira mu kimwana wama? Nyamuhungu w'iwanjye ubwo yagize atya babonye akazi yo ngo mu burengerazuba, biba ngombwa ko ajya gupagasa umugore w'agasigara. Ayiwe Valeri, ntumbwire se ko yagezeyo bakamuroga agataha yararembye. Reka da, ahubwo yagize atya agiye gutaha abazanye ishyano ry'umugore akuye iyo ngiyo, iyo yari yaragiye gupagasa. Gerageje kumubuza umuhungu arantwama. Yego ko bakobwa bakuwe, niko Valeri, ko numva wari gushije. Dore rero ejo bundi hashize nibwo uwo mugore we wa mbere yabyaye, ariko wumve ngo namaginga ya ntaramusura na rimwe. Iryo shyano ry'umugore kandi naryo nagerageje kuryirukana rirananira. Ubanza harari iritererano. Valeriya we, ukumbona ubu numiwe. Tuzamenya duhanuriza he sema? Umuhungu wawe ko yari umwana w'imico myiza, ibyo byaje bite? Ujeni, reka undorere iby'isi ni amagorane wa mubyeyi we. None ejo yambwiye ko ninongera kumuvugira incorekeye nabi tuzashwana burundu. Ubanza ari byo ndwaye na n'ubu. Birumvikana rwose. Kumva umwana wawe akubwira ibintu nk'ibyo ntibyagusiga amahoro pe. Ahubwo Valeri, ubu ko nari nkuganirijeho, wakureka nkajya kureba ya nyana, kubu wasanga yabiye umusozi wose bamenye ko itariye. Wa muhungu wawe kikise ntahari? Yewe Valeri, ndeka, abasore baragwira. Uriya we niba azikamira n'ay'igihore simbizi. Noneho ngo asigaye yitwa Kikima, kandi buriya se yamwise Froduwari. Unyumvire nawe urubyiruko rw'ubu.
Karibu. Apo, Brera ni wowe ukomanga koko? None se kuba tuziranye bivuze ko ngomba kwinjira ntakomanze? Ngo bagire ngo ugira discipline rero. Byihorere ndakwiziye muko. None se ko watinze kuza? Basenge suri hari ugira ngo abashaka ko muva impande we. Afite inkuru. Ahubwo nzajya ngusanga hari ikorera mbona ari byo byanyorohera. Apo, hariya haba hari urusaku rwinshi ntabwo twaganira neza. Ngo urusaku wavuze kuba wirebera Mugisha. Icyakora sha Mugisha yarakuze avamo umusore mwiza. Namuherukaga kera tukiri bato. Nanga iyo utangiye kunsorereza. Soreza ya nkuru wambwiraga sha. Mugisha n'umuringa bari batarayimbwira ngo bayimvire muze. None se hari ikindi ndi burenzaho Beri? Ubu ngubu aho bigeze. Umutoni yarabyaye ndetse azasezererwa muri iyi minsi. Ahubwo wenda uzamerekeze ngiye kumusura. Ni nabwo uzarushaho kumenya karitsiye neza. Sha tuzamusura byo. Ukuntu se yamfashije kwinjira inaha akampuza n'urubyiruko atangoye sinabura kujya gusura uwo mukobwa we. Gusa nababaye numvisha inkuru y'uwo mugabo we Mukiza wamuhemukiye aryo. Sha abasore n'abahemu. Sha abasore n'abahemu. Beri uwakubona uterekeye amaso Mugisha ku ishansi ntiyakwemera ko ari wowe urimo uvuga uko. Nako reka ndebe ko muri iyi nzu yawe nabonamo ikintu kiribwa n'irire. Ariko Brera ugira akavuyo koko. Ubwo se ko kabati karimo ibikombe byogeje ukaba ubiterera hejuru urashaka kurya igikombe? None se ntarebe igikombe uragira ngo iki cyayi nywere ku isahani? Reka nze nkwereke ahubwo. Muki, dore burije mba mvuye mu kazi naniwe, mbwira vuba rwose ngende. Ariko se Marina, kubizi ko ino hari wowe muntu ngira tuganira, ukaba uba udashaka ko mu mwanya, uragira ngo nzabigenze nte? Mukiza rwose ibyo bireke umbwire. Ubu ni ngombwa iri joro koko? Iyo ureka tukazabiganira hejuru. Marina, ngaho reka nkubwire icyo nagushakiraga. Nkuko nabikubwiye, njye ubu naramaramaje nshaka gusimbura Mugisha kuri kariya kazi akora. Kuko njye sinakumira ko Mugisha nkoresha. Naba nsuzuguritse. Kuba ushaka kumusimburira gasi icyo kibazo. Ahubwo ikibazo ni uzabinyuza mu zihe nzira. Icyo nicyo nshaka rero kumfasha. Kuko ndimo gupanga uburyo namushinja ikintu gikomeye kwa nyirabuja akamwirukana, akaba ari njye ujya mu mwanya we. Ibyo akaba ari byo ugira ngo ngufashe Muki. Uramenye ibyo uhemuse njye mbibarizwamo rwose. Aho bage wifashe. None se ko numva mpaka ni utarumva n'icyo ndi kugusaba. Kandi nanjye sindi umwana ku buryo nagushyira mu bibazo. Nshaka ko uzareba igikoresho kitarenze watwara muri iyo sarubeti yawe, ukazakinzanira ariko kivuye muri iriya shantiye yanyu. Hanyuma nkazagishyira nyukobuja nshinja Mugisha ko asahura kampani ndetse ko ari nawe twakiguze, nkazamwinjirira ntyo rero.